waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari president w'Ubufaransa. Komeza umurongore, bane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Utabaye umugari kunjya mama nase hari ikintu ugezo urya kidasanzwe amagana yose mwana we n'ikintu nagiye nukurusha baragana yose ni hano hepfo cyangwa hejuru onda ndumva nafite n'umuriro mwinshi nase wabaye icyo wambwiye Mbona shucho ndame gakanga ariko bakonje. Nawe hanganye ndaje sibyo. Undari kunja. Hano rero niho mu rugo. Uyu n'umuhungu wanjye yitwa Arsene niwe mfura. Arsene uyu nawe ni wa mungu nakubwiraga mushyashyo twangaje ku kazi nuko nari nakubwiye nyine yifuje ko twamureka akajya akora ataha hano kubera ko byari kumubangamira gukora ataha mu ntara kandi akorera i Kigali. Harya hari ku Ruyenzi no yataha ndabize mu ntara hose ni ku Ruyenzi ariko noneho ubundi wowe no sinarasa ni ku Ruyenzi ntabwo navuze ku Ruyenzi akubwiye mu majyepfo se ni Ruyenzi so majyepfo arya si ku Ruyenzi uri rofa kweli Ruyenzi ni mu majyepfo ntabyo nzi oya ni Nyanza ntago ari ku Ruyenzi Nyanza ukaza gukorera i Kigali anzi kujya kwitubwira ngo amati pusi yangesha aya bana ntabwo nyakunda cyane akunda amata cyane yakunda kwihagararaho ariko Nyanza hari kurema hari kure ntabwo yari kujya abona ukuntu ataha buri munsi rero wiyumve ko hano ari mu rugo iyo nguyo ndabiza azakumenyereza ni ka mugi wanjye kabisa nta kibazo sinishimiye kumenyana nawe urisanga ngurisanga nuko wagira umushyitsi hano ubwo mubaza nyine ngo turakwakiriza iki harya ntabwo bari bamwakira noze ndo bari kumwakira kandi ari wowe wihari oya nta kibazo nuko mutunze nyine yimereye nk'umusaza rero wenda icyo nakubwira gitoya ntiwumve ko kubujanga byatuma uzica akazi ugomba gukora akazi kawe neza ukagakora ku murongo mutesi we mama undari kunja
kundya Utosi ubwo wambabara ukareka kurya. Ndari kurya Mutesi. Ndumva ndi guhera umwuka. Akomeye. Kangufashe basi uraza gukira sibyo? Abigamye gatoya ni haca turajya kwa muganga. Nsi ndamenya nkujyana gute mana yanjye. Ubuzima ko butoroshye. Kanto. Mute nta kibazo. Oya nonese numva urasigira ndiko bigoye. Meze neza. Meze neza. Nubwo ndi kubabara mu nda. Mama yiwe. kuko hagize igipfu sinkubeshye ntabwo byaba bigikunze kuko ngiye mu kazi kanjye ngira amahane. Oya nanjye ndabizi ngomba kukitaho nyine. Mparanira ikintu cyose cyatuma ntera imbere. Rero iyo hajemo imbogamizi zatuma nyine business yanjye idinda biba byabaye ibindi bindi. Ya birumvikana nanjye ndi umuntu mukuru kandi asante Imana ikongere. Ikindi aho uzumva wenda wabangamiwe cyangwa se uzumva hari ikindi kibazo ujye ukinganiriza cyangwa se ukibwira uyu nguyu. Ntuzabe nyine umushyitsi cyane ari igihe umuntu agera ahantu akaba umushyitsi cyane bikamera nka wa mugani bavuga ngo ugiye burya saza zirya mbisi ugasanga rimwe na rimwe turi gukoresha n'ibiryo utarya ngo uri umushyitsi wisanzure wumve ko hano ari mu rugo nyine nta kibazo na kimwe kigomba kubaho. Sori bumwereke icyumba cy'abashyitsi. Ni gutyo se babere uramufata ukagenda ukamwakira ukamwereka ahantu. Ubundi umuntu ageze ahantu bwa mbere ikintu babanza kumwereka bwa mbere ni iki? Numve ko uzajya ubasha kwakira abashyitsi naba mpari cyangwa ntahari. Iyo umuntu ageze ahantu bwa mbere wenda ari buharare ni urugero. Niyo yaba ari buharare ijoro rimwe bugacya gataha niki cya mbere babanza kumwereka. Barabanza nyine bakamwereka karibu yo twayimuhaye. Amakamambere agakuramo inkweto akamuhisima akajya koga. Ikikurikiyeho ikikurikiye nyine bakamugaburira. Ubundi rero iyo umuntu agiye kurara ahantu bwa mbere atahamenyereye ikintu cya mbere bamwereka ni ubwiherero. Kuko ntabwo yajya kujya mu bwiherero ari umuntu mukuru ngakubwira ngo nshaka kujya mu bwiherero agiye kubanyereka. Wowe bamwereka mbere ubundi kugira ngo naza gukubwa aze kumenya aho abikemurira. Rero yakwereka nta kibazo. Nta kibazo. Kandi buriya rero njyewe ntabwo njya mbeshya inoti ya 200 uko mukorera. Yewe mugabo uretse gato. Bino bimeze bite se? Yampaye Jeff. Ubu ndabizi ugiye kumbwira ukuntu nambaye. Hari ikindi ugiye kuvuga? Ingofero narayiguriye, ipantaro narayiguriye, umupira narawiguriye. Madande byagenze gute se? Byaje kurangira mubaye abayede. Mani iva mu bya madarande tubabayede se gute? Akazi ka. None utari umuyede urasa gute wambaye ute? Usigaye ukamera amakosa ubu ngubu nzagukira. Niko. Ubu gahunda nagatese n'agashati ka made in Rwanda. Mu kirori. Man, reka mubwize ukuri ibintu byo kukurangira akazi ukahita utwicaho ntabwo ari fresh. Man iva mu by'akazi ahubwo ufite ikihe kibazo? Kubera iki? Niki uri kumisha ko mbona ufite ikibazo ahubwo kinakomeye. Bro ni gute ugira ikibazo ntumbwiye ndi inshuti yawe. Ikibazo se ki? None se urasuta ubwanwa nuberuka kogoshwa. Bro umbwiye ikibazo ufite ko ni inshuti yawe. Baranyibye mamenye. Baranyibye imyenda yanjye yose barayitwara. Urumva
kandi ukambeshya barakwiba amafaranga ukwera wabura amafaranga yo kwiyogoshesha no kugura indi myenda aho mbwiza ukuri ni kihe kibazo ufite bro Fasema ura rero ntukajye ubona abantu bagenda twe tuba twifite imipango yacu n'imwe tuba turi gupanga uri kumva kimfite umukobwa nsigaye nkunda mani w'umukene byadanje bro ariko kugira ngo mugereho mani birasaba kwisanisha nawe amakuru ufite nuko uwo mukobwa adakunda abakire habe na gatoya ntabwo wamutereta ufite amafaranga ngo akwemerere ubwo urumva izo ngizo ziri bumfate uburyo wambaye ukamfatisha kuri matereta gusa nibyo rero ntabwo uzi inzira y'umusaraba ndi gucamo bro tekereza nanjye uburyo nzi nyine nk'umukapo bro utinyuka nkambara umupira nk'uyu nguyu ipantaro hajya gutereta tu noneho icyakubwira ibyaro mba ndi gucamo none se kamubaze nk'ubu ko wari umbonye ukanyitsimba umvaga bibuze kugenda gute si ibintu bisanzwe umva ndi inshuti yawe kumbonye se nuko nyine nabonaga uri muri itsimba nk'ufite ahubwo wagira ngo hari ikintu urahishe ibyo ngibyo reka tubyihorere hari ikintu ushaka kugira ngo nkubwire kitari icyo ngicyo sinkubwije ukuri nk'iniga yanjye se umwanzuro ubwo ukaba ari uwuhe njye ndimo ndatereta bro umukobwa w'umukene hari ikindi se hasa ndabeshya se mani ahubwo gihe icyo nshaka kugira ngo baze wenda genda njya ngubwira akantu gato mani niba hari ikintu uri kubona kigoye mu buzima ni ugutereta umukobwa w'umukene noneho ugatereta umukobwa w'umukene ufite imyumvire yuko adashobora gukundana n'umuhungu ufite amafaranga none se bipfira yego uyo atakundana n'umuhungu ufite amafaranga iyo myumvire y'Imana ngo ashaka kuzakundana n'umuhungu w'umukene nawe tu ese kamubaza wowe wiyambariye bisanzwe nk'uko ntugaragaze ko ufite iyo modoka ntaki yase wamugera imbere wambaye uko nguko we ngo afata abakire nk'aba ngo bo wenda ngiye kugira ngo njye no kumenyana nawe byanze bikunze hari inzira byaciyemo kugira ngo nanamumenye ariko amakuru mfite nuko umukire wese ngo mufata nk'umuhemu kare mpamvu yambitse nk'umusazi gamane kanguze kuri urukundo nta kintu kimwe rutagukoresha ibyawe ni birebire gusa uzahirwe mu byo urimo ariko gusa ngende ubu ncanze wabaye cyakora akazi twagushakiye uzatugurira oya muntu muhumure ahubwo nta kibazo njye ndahari ni sawa neza bita se kutuzindutse ikibazo kirimo nta kibazo ayingize ngo wenda hari ikosa ryari rihebaye wagira ngo n'amahoro ariko cyane amahoro kuko sikayi narahari ntawe uhari wamushaka cyane cyaramushakaga aratinda se ashobora kudatinda ubwo uramutegereza nta kibazo ntacyo byaba bitwaye hari ikibazo winjiye karibu winjiye mu nzu nta kibazo ahubwo ese tukaba twiganirira niba ntacyo bitwaye ntari ariko ntakabaye mudana kwakira iyo rero tuba twiganirira reka ninjira nagushaka shaka nawe nagushakaga hari raporo se nigeze ntanga oya nagariye benshi kubaza uramugoye nicumbira rwaye gusa buraniye no kugukodeshereza basi aho kugira ngo akuzane mu rugo rwiwe ase kamubaza ubuzima bwawe ntabwo ugenzwa n'akamwe gusa njyanzanywe natungaye none se umuntu w'inkumi nkawe kuko ntabwo uri muto uri mukuru urifata ukava mu rugo gusa ujyanwa n'ikintu kimwe wakibura ugafata ikindi ugashaka kuvuga ariko buri noneho kuganira byaro kuganira gusa kuganira winjira mu buzima bwanjye ibyo birarenzera bitarenga se ubuzima bwanjye niba ntashatse ko ujya bitatungura reba umusore ungana nkawe ngo waje mu rugo rw'umuntu w'umumama nk'uriya ukuze kuriya ase undi ko ntaje iwawe naje nyine kwa mabuja uje n'iwanjye ariko nibyo ari kuba byiza kuruta usobanura ngiye nkazi wawe ubona se atari byo byaba ari byiza
ndakuzi Bruno ndakuzi ubwo wabona wese biba ikibazo kandi tuba ikibazo ubundi nkawe cyo tubwizanye kuri reka tumubwire ikintu cyose bwa mbere nje mu kazi wasinzi ngo buriya ngo hari ukuntu ngo badahemba ngo bahemba batinze uravuze ndabyihoreye bari biri byose icyo kibazo asundenda ndakumva Bruno ubuzima bwanjye byibuza hari inyungu ukuramo ku buryo ushaka kubwinjiramo akantu ku kandi oya nta nyungu nkura gusubira ubona nakuramo izihe nyungu ariko burya muri ino si tuba tugomba kuganira twungurana ibitekerezo ukaba wambwira wenda aho naba nagenze nabi nkaba nahagusura nawe rero nk'umuntu nka musaza wanjye mbona turi no muri kigero kimwe ntabwo kuba nakubwira ibingi bari ibintu birenze simbe musaza wawe kubera yuko nta n'akazi duhuriyeho ngo turajyana kuri seti ngo mfashe wenda kamera ngo nwaze ngo tarapiye ndabyikorana ko tushaka kumenya ubuzima bwanjye ngo winjiremo gukora ntabwo bivuze ngo nyinjirire hega ntabwo nakwinjiriye wanyinjirire wese utaganira bino no kuganira gusa nari nakubaza ku bya boyfriend wawe njyewe mbajije ukanambwira ati karaga tipe reka ubona bitavamo nakubwira ati wose nje rero ntabwo nge nabikubaza aha Bruno ariko ujye wemera ibyumva ko uganira n'abantu bagiye batandukanye nibwo uzajya umenya ikintu uzajya ugenda ukuramo mu nama bagenda bagura ntabwo ari byiza kwifunga kandi n'ubundi si inkwanga mba ndi kukuganiriza ibintu byakugiraho ikibazo nuko naganiriza musaza wanjye ngambwira ikibazo cyabaho kuba mbana njye na mabuja kuko tubana twenyine kuko afite abana afite famille naje ibaze no kubana nawe umuntu ungana nawe ungana n'umuhungu we mukuru bakaba mubana gutaha nzajya kumva numve twumve hari ibindi byajemo umugore ugira amagambo niba nicyo cyakuzanye oya njye naje rigenda nje kureba Karine nuko gusa gusanze ko dukorana twaba twaganiraho ariko ntunyuve nabi basi reka musaba ikintu kimwe mu buzima bwawe nujya unambona mbabarira inkuru yanjye cyangwa ubuzima bwanjye bugendere kure sibyo kuko bizatuma njye nawe dushwana twica akazi k'abandi usange baranyirukanye cyangwa birukanye wowe buriya ningerageza nkabibasha nzabikora ariko ntabwo nabona umuntu ari kugwa bari abantu murera mu binjira rw'ubundi uragira ngo Bruno kutangiye kubirakariramo umuvandi nuko nashaka kwinjira mu buzima ega ntabwo ese buriya ni ukubwinjiramo Bruno buriya ni ukubwinjiramo so wagira ngo urahembwa nuramuka ugenze mu buzima bwanjye ukabwinjiramo neza oya ntabe basubwa ngahe uzabinjira ubwo n'umugore uzajya wirirwa wicaye bateye agatebe mu bandi bagore uvuga aha ubwo nimura n'abantu nkawe nyine batumva inama babagira ubwo nyine nzitwinjira n'undi urungukire njyewe wingira inama ndeka ntacyo bitwaye Bruno Linda tutazaserera next time ibyo wita kuri iki kintu ntuzongeye kujya umbwira ubugambo bwose ndabyumvisha ariko n'abatari nanjye n'abandi bazakugira inama kandi uzabishyiremo neza mu mutwe utekereze neza ubyumva buri muntu wese icyo akubwira utazagwa muri uzo rwita ikiziba ewe Bruno reka nigende ndi kubona uri kubirakarira bo watinze ahubwo genda buriya nzagaruka Karine hari cyangwa nanamuhamagare kuri telefone tuvugana mbere icyo namushakira nushake n'uzagaruka sawa hano bagore gusa nk'ubu kuba utangiye kubinjira rw'uri umukobwa uzageza mu myaka 30-40 uvuga ibingana gute bagasi bitch Yo kintu meze utese genda man waranyanze byatari bro shabab man mfite akazi kenshi no kugira Nyamirambo man n'insazi subize umva ahubwo mubwiye nyine suzi ko se nakubwiye ko ngiye kuza gukora suzi ko nakubwiye se ko ngiye kuza gukora kwa Karine nyine wawundi nyine maze iminsi turimo turakorana tu ariko
wapi man ni fresh tubimeze neza je waresha uzo ibintu nsigaye ndarankora nirwa neditinga ngarara neditinga ahubwo nyine umva nyine amubwire man maze iminsi urumva ariko nyine ntunseke tu maze iminsi manje ndimo ndareba ukuntu nyine Karine iki bro shansigaye mukunda tu Halo? Oh, hepfo ya sitasiyo Merezi utaragera iyo hose. Bahita ubona icyapa kiharanga Inzozi Park. Kiranga ku Nzozi Park, ku muhanda ukirenga sitasiyo Merezi. Yego. Marja, Marja, udasobanukirwa umbwire musobanurire. None se Linda, iyo wanditse abantu bakwishyuye ukabavanga n'abatanze avansi uba wumva ibintu uzabivangura gute? Abuja nibeshye ariko harakandi gapapuro nabyanditseho nasize hariya ku meza yanjye. Ikibazo cyawe rero uhura na parapara. Hari igihe menye uba uza gukora ufite n'izindi stress, uzajya ubona ufite stress kuko ukora mu bintu by'imibare akazabi usaba uruhushya usiba. None se urafata abantu bishyuye bamazemo amafaranga yabo ukajya ubavanga n'abatanze avansi, ubwo bafite amadeni n'ibandi abishyuye n'ibandi. Mabuja nubwo ndibeshye ni samari nari nakoze aho nari nabyanditseho ngo ndateruye ndibeshye nzanira ibyo ngibyo. Ziriya mashini Brina akoresha kugira ngo nawe ndebe ibyo yakoze, ushobora gusanga mwese muri kubivanga kimwe bakora. Genda mba kintu mva ndakwiyamye jiganye ubugamba aho ngaho nyine kumukunda nyine bane tekereza nabi nyamara wapi nabirenze. Gusa urumva nahita mbimubwira njye ako kanya ndi kumugenza gake gake man ntabwo ngutumye ngo ubibwire abantu bose ndakwiyama. Oya umva nyine shara ukuntu nyine umuntu abona geste kwa kundi nyine umuntu ubona ukabona ukuntu akwitwaraho bikarangira umukunze nyine shinari biryo asundi ubundi wazansuye ukareba man ni umumeri mwiza ntari birye man ni umusirimu nyine kwa kundi kwanjye ugimba agenda wowe ngwino nsure man rero taje nsigaye mba mureke bya bindi byawe. Ubase ndaje nze naje ariko se wowe uzansure mwana uzansure nabirenze ariko sawa nari Bruno sakora yirirwa kuri telefone umunsi ugaca n'undi ugataha nta cyangwa se ikindi wamuzanye hano gukora rero kwirirwa bijya ku telefone gusa. Ariko se ubundi Mabuja buriya Bruno wamuzanye ubizi ko ari kuri akora ni telefone wamushinze gusa yirirwa teretana n'udukobwa tudafashije.
Alo? Nayibonye nta kibazo. Nonserinda. Hamabuja. Mu kazi ushinzwe hano harimo kwirirwa urebuzwa abakozi bagenzi bawe. Aya mabuja ariko mba ndi kuhakubera. Mba ndi bakukurikiranira amakuru neza se ukana wandi wagiye kari kuri byatangiye. Niyo mpamvu ndi kubikubwira kugira ngo azagira ikibazo kiba azavuga ko nanjye narangaye ntakurikiranya akazi neza. Wumvishe neza se by'iburi kintu nari nkubwiye ngo mpereza iyo laptop ndebe ko ibintu nasigiye kuri ino yabikoze. Mabuja niba utabashije kubinyurwa ndahakira nawe urebe koko hari icyo yakoze. Yicomora cyangwa gihorera kwanza reka mbanze mvuganira. Umukozi wa mbere wagiye urabizi raporo watangaga buri munsi. N'undi utangiye gutanga raporo ye. Cyiza najya mwibarera. Amakosa Bruno yakora urumva nayoberwa umuntu tubana mu nzu. Se mama niyo mpamvu utari kunyumva. Ntabwo ari cyo kibazo. Nuko kugeza ubu ngubu umuntu Bruno akora nta kosa na rimwe nabona. Ntiturabura amashusho. Ntarajya kuri byibura ngo umukiriya ahamagara avuge ko umuntu twohereje adashoboye. Sinzi impamvu rero utangiye kumushinja amakosa kandi amakosa atarakorwa ndetse ataranagaragara. Ariko mabuja nawe kireka hari ikindi kintu muto. Oya ntacyo dupfa mabuja twapfa ikingiye nuramu ntacyo dupfa rwose ariko ngiye mbona adakora akazi neza kwirirwa kuri telefone kandi nge twirirwa na muri office rero ntabwo nanjye nabona ayo makosa nkayo ngayo ngo ndike kukumenyesha. Nose reka nkubaza. Hari umuntu wari waza gutwara projet akamubwira ngo ntirarangira. Yego mabuja nabyo uzwara abantu bajya baza bagahagarara bakamutegereza kugira ngo abanze ave kuri telefone abanje kubavugisha. Uzi ukuntu mba nasakuje navuze namubwiye ngo nave kuri telefone ayabashe kwakira abakiriya. Ese ubundi ubwirwa n'iki ko abantu bamuhamagara atarimo abakiriya ko namuhaye telefone y'akazi. Ko mabuja nawe ubu se ntabwo mba ndi kubyumva. Ubukobwa babirirwa bari kuvugana kuri telefone bahana amagahunda. Ese ubundi nk'ubu ngaho yagiye urahazi. Umva mubwire rero tukumva ibyo bintu ukumva ngo bitarebana n'akazi kanjye. Uriya ni umusore afite uburenganzira bwo gutereta. Byibura ntihabura projet cyangwa akagira amashusho yangirika. Uzatange raporo kandi nzayumva nihe n'agaciro. Mabuja nawe nubona ureba neza ukabibona muzabona kakosa ntacyo bitwaye. Urakoze kuri message yawe. Oi. Ukujya? Anje kukureba. Anje kukureba. Kabiri kangahe nabwiye ngo nimuze hano. Umuvandimwe wawe. Ni umuvandimwe wanjye njyewe. Ase ko arwaye. Ubundi ni igihamya cyerekana ko ngenda umuvandimwe wanjye. Ni igihe gihamya. Hagarara nkurebe, hagarara. Si uvuga ko umuvandimwe wanjye. Amaguru yawe ari hehe? Ikirenge kiri hehe? Urukweto ruri hehe wambaye aho ngaho? Twagireka kuba kelele bana. Mwaraje hano muri Karakasa rero ndabareka none ubu ngubu uragarutse. Kunterera induru hano. Ntabwo nabawujije. Bundi murashaka iki? Twakanganye ukaza tukajya kumuvuza. Ndumuvuza njyewe. Muvuza ngenda muzi. Nziranye namwe. Mwabana murashaka iki? Murashaka ko abantu babona ko ngiye ndi umugome? Nje narabiyamye ntabwo ndi umuvandimwe wanjye. Ngiye mama wanjye ntaga byaraba muhamwe. Ntabwo inda navuyemo ivamo abantu nkamwe. Linda. Kumva nibi bintu bya Bruno byapfuye. Wagiye wabibona se? Sinabikubwiye. Se ko ubivuga nkaho byishimiye kuba akazi kangiritse. Oya mabuja ntabwo ariyo mpamvu n'ikibazo nabivuze ukaba. Numva uri kumuvugira utanyumva. Rero Linda kubana n'abantu. Ntabwo bisaba kumera nk'abantu muri guhangana. Kuko uburyo ki uvuga ibintu nyine wishimiye ko mugenzi wawe waguye mu ikosa wavuze. Ntabwo biba bigaragaye neza.
mabuja uri kunyumva nabi cyane ko ibi byangiritse ni poroje umukiriya akeneye. ndabyumva Rero wikishimira ko byapfuye ngo uvuge ngo sinari narabikubwiye, wakabaye babazwa nuko hagiye kubaho ubukererwe mu gutanga poroje z'abandi. mabuja ikibazo nuko njye nari nabikubwiye ntubyumve numva nabi ubwo ko ndimo ndateranya. Ariko nanone ntabwo wabikora nk'umuntu uri kurepeta indirimbo yari yaririmbye nabi kare. Oya nabyo ntabwo byaba ari byo. Nyire. Bruno, ibi bintu wakoze ko mbona wuzuyemo amakosa byagenze habaye iki? Ariko nasize byose ntabitunganyije. Reba nawe nta makosa arimo umbwire ko iyi poroje wayihereza umukiriya. None se ko nasize ntabitunganyije sinzi ukuntu byagenze ubwo. Ubutaha rero ntuzajya urangiza gukora poroje. Bibaye byiza wahita uyishyira kuri furashe, cyane ko nk'ubu ngubu ntiwari uhari. Nose ubwo umukiriya yaza kuyitwara bitari kuri furashe Linda yari kumenya kubimuha. Ni ukunyihanganira. Hashobora kuba habayeho akabazo ko na serivisi wenda ntibikunde. Nari maze kuvugana n'umuntu ugomba kuza kuyitwara. Nonaha nibwo yari yohereje umumotari uza kuyitwara. Rero byaba byiza ubikosoye mu buryo bwihuse kandi iki kintu ntikizongere kubaho. Ujye uhaguruka kuri poroje ureba niba koko yarangiye, kandi niba yarangiye bikore bive mu nzira. Korera aha ngaha kugira ngo bigende neza. Nyarakantu ngiye kureba muri sale uwo muntu ugere hano warangije kubikora. Sawa sawa. Ibi bintu ko ari njye wabyiciye gute mabuja bibonye ntanarakare ngo amubwire nabi. Ubu bintu ni shyashya sha ahantu harimo akantu tu ntago ari gusa.